kandi ufite ibyo byiringiro muri we yiboneza nk'uko aboneye. Umuntu wese ukora icyaha aba agomye, kandi icyaha ni bwo bugome. Muzi yuko uwo yerekaniwe gukuraho ibyaha, kandi nta cyaha kimurimo. Umuntu wese uguma muri we ntakora ibyaha. Umuntu wese ukora ibyaha ntiyamubonye kandi ntiyamumenye. Bana bato, ntihakagire ubayobya. Ukiranuka ni we mukiranutsi nk'uko uwo ari umukiranutsi. Ukora ibyaha ni uwa Satani, kuko uhereye mbere na mbere Satani akora ibyaha. Ibyo Umwana w'Imana yerekaniwe ni ibi: ni ukugira ngo amareho imirimo ya Satani. Reka nsabe Papa Dive na Dive bahaguruke. Ese muranyemerera mbatangeho urugero? Njye iyo mbitegereje mbona Dive asa n'umubyeyi we. Igituma asa n'umubyeyi we ni isano y'amaraso bafitanye. Namwe nimubitegereze, murabona badasa? Igituma basa n'ababyeyi babo ni isano y'amaraso bafitanye. Birumvikana? Reka nsubiremo. Igituma basa n'ababyeyi babo ni isano y'amaraso bafitanye. Mwiyicarire babyeyi. None babyeyi, muri gukora iki ngo aba bana mubarememo ibyiringiro biboneka mu rwa mbere rwa Yohana igice cya 3 umurongo wa 2 kugeza ku wa 3? Reka twongere tuhasome. Bakundwa, ubu turi abana b'Imana, ariko uko tuzamera ntikurerekanwa. Icyakora icyo tuzi ni uko Yesu niyerekanwa tuzasa nawe, kuko tuzamureba uko ari. Kandi ufite ibyo byiringiro muri we yiboneza nk'uko aboneye. Ibyiringiro bihaboneka ni uko tuzasa na Yesu niyerekanwa. Haleluya! Ndabaza ababyeyi bose, ni irihe banga muri gukoresha ngo murehereze abana gusa na Yesu? Umwana umutuma ku ishuri akajya ku isoko, wamutuma kuvoma akajya muri filime, wamugurira umwenda ati ndashaka deshi, wamubwira gusenga ati ni iby'abasaza n'abakecuru. None babyeyi, muri kubyitwaramo mute? Ndasaba Imana ngo ihe ababyeyi ubwenge buruta ubwo bafite ubu, kugira ngo bareme mu bana ibyiringiro byo gusa na Yesu. Reka nganire n'abana bagenzi banjye. Reka dusubire ku murongo wa 6 n'uwa 10, wa 6 n'uwa 8. Umuntu wese uguma muri we ntakora ibyaha. Umuntu wese ukora ibyaha ntiyamubonye kandi ntiyamumenye. Bana bato, ntihakagire ubayobya. Ukiranuka ni we mukiranutsi nk'uko uwo ari umukiranutsi. Ukora ibyaha ni uwa Satani, kuko uhereye mbere na mbere Satani akora ibyaha. Ibyo Umwana w'Imana yerekaniwe ni ibi: ni ukugira ngo amareho imirimo ya Satani. Iyi mirongo itubwira neza ko ukora ibyaha ari uwa Satani. Rero mwana, nubona ukoze icyaha ujye wibwira uti ndi uwa Satani. Nubona wibye uvuga uti burya papa ni Satani. Nubona urwanye wongere usubiremo uti ndi uwa Satani, kuko twamaze kubona ko Satani ari we se w'ibyaha. None se urumva guhora wibwira uti ndi uwa Satani bishimishije? Niba gusa na Satani ari bibi rwose,
mureke duhitemo gusa na Yesu kugira ngo niyerekanwa tuzibanire nawe. Twibuke ko umutwe w'icyigisho uvuga ngo icyo nzi ni uko nzasa na Yesu. Niba ari umwirabura cyangwa umuzungu, niba asa n'izuba cyangwa zahabu, icyo nzi cyo ni uko nzasa na Yesu. Isomo risoza riboneka mu rwa mbere rwa Yohana, igice cya 3, umurongo wa 3. Kandi ufite ibyo byiringiro muri we yiboneza nk'uko waboneye. Yiboneza nk'uko waboneye. Mbifurije kwiboneza nk'uko waboneye kugira ngo niyerekanwa tuzibanire nawe mu bwami bwo mu ijuru. Mukomeze kugira isabato nziza.